Twongeye kubasuhuza abakunzi b'ibiganiro byacu nk'uko usanga tubagezaho ibiganiro bitandukanye. Turabashimira kandi ko mukunda kubana natwe umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tugiye gusubiza ikibazo abantu benshi bakunze kwibaza. Ngira ngo nk'uko mubimenyereye muri iyi minsi hamaze iminsi hariho inkundura ijyanye na seritifika za AI, ariko abantu benshi barimo baribaza ngo ese seritifika za AI zikenewe kujya muri sisiteme ya IPPIS ni zingahe, ese ni izihe? Ngira ngo rero tugiye kubana muri kino kiganiro aho tugiye kurebera hamwe ese izikenewe ni zingahe ndetse n'izo arizo. Nk'uko mubibona hano rero bari batanze amalink agera kuri 4 ariho amasomo atandukanye umuntu agomba kwiga, ari naho agomba gukura izo seritifika. Aha rero ndinjira muri course ya mbere cyangwa se isomo rya mbere, aho dusangamo amasertifika atandukanye. Hano urebye muri screen ushatse kuyabara urasanga harimo agera kuri 6, ariko ntabwo ariko yose akenewe muri IPPS cyangwa se muri ya systeme y'abakozi ba leta. Akenewe muri link ya mbere cyangwa se ku isomo rya mbere n'aya ngaya ariho utumenyetso nk'uko mubibona na 3. Irya mbere ni exploring artificial intelligence, irya kabiri ni interacting with AI, irya gatatu ni AI literacy. Izi zindi mubona ni izigufasha kugira ngo ubashe gukuramo izi ngizi 3 ndi kubereka. Rero muri link ya mbere cyangwa se mu isomo rya mbere, seritifika zigomba kujya muri systeme ni izi ngizi uko ari 3 nk'uko muri kuzireba hano kuri screen. Turinjira muri link ya kabiri cyangwa se mu isomo rya kabiri, aho rivuga ngo understand how AI impact you and your government. Iyo winjiyemwo seritifika ubasha gukoreramo muri iri somo ni imwe, n'ubundi yitiranwa n'isomo nyirizina yitwa understand how AI impact you and your government. Ntabwo ndi butinde rero ndakomeza kuri link ya gatatu, ariho dusanga isomo ryitwa 1 million prompters. Iyo winjiyemo naho usangamo seritifika zigera usangamo amasomo agera kuri 4, ho ateye mu buryo bwo tuvideo, ariko yose urayakora. Iyo uyasoje ubasha kubona seritifika imwe ariyo yitwa 1 million prompters. Yes, muri iri somo rya gatatu usangamo certificate imwe yitwa 1 million prompters, ariyo ikombininze ari ziriya module uko ari enye nkuko muri kuzireba aha ngaha. Hanyuma nanone turajya kuri link ya 4 cyangwa se ku isomo rya 4, aho turi buze gusanga ryitwa introduction to artificial intelligence nkuko mubibona hano hejuru nk'umutwe ugaragara hano kuri screen. Hanyuma certificate irimo n'ubundi ni imwe, niyo tubasha gukuramo yitwa introduction to artificial intelligence. Dore ngiyi hano hasi naho niko iri buze kuba yitwa. Ubwo mbaye nkusubira inyuma gato, urumva mu isomo rya mbere twasanzemo certificate 3, turongeye dore ngizi hano ziragaragara. Tugiye ku isomo rya kabiri dusangamo indi certificate imwe. Noneho tukongera tukajya mu isomo rya gatatu tugasangamo indi certificate imwe. Noneho twajya mu isomo rya 4 naho tugasangamo indi certificate imwe. Hanyuma summary rero cyangwa se incamake y'ibyo tumaze kubona, turaza gusanga umubare w'amasertifika akenewe muri IPPS system cyangwa se umubare w'amasertifika umukozi wese akeneye kugira ngo azishyire muri systeme ni certificate zigera kuri 6 nkuko byerekanwa hano munsi. Hari za zindi 3 zibanza dusanga muri rya somo rya mbere, hanyuma hakazaho n'indi imwe yo mu isomo rya kabiri ariyo yitwa understand how AI impact you and your government. Noneho n'indi certificate iri mu rya gatatu yitwa 1 million prompters, ndetse n'indi yo mu rya 4 mu isomo rya 4 yitwa introduction to artificial intelligence. Zose hamwe rero tuhasanga umubare wa certificate 6.
aha mbibutsa yuko mu isomo rya kane harimo n'izindi seritifika nazo ziri free ushobora kuba wakwiga, harimo n'iryitwa fundamental to AI ndetse n'izindi, ariko ntabwo ariko zose zikenewe muri iriya systeme dusaba kuzishyiramo nk'abakozi ba leta. Izikenewemo izirimo ziri registered muri e-recruitment ari nayo ihura na IPPIS ni izi ngizi esheshatu nk'uko mubibona ahangaha. Ngira ngo rero ndabashimiye ko mwabashije kubana natwe muri kino kiganiro. Ngira ngo nk'uko bisanzwe mwakomeza mudukorere subscribe no shares ndetse na like kugira ngo ibiganiro byacu bishyashya bijye bihita bibageraho mu ba mbere. Murakoze cyane.